nyuma yo gutengurwa n'ibikorwa remezo byo mu gihugu cya Tanzania ubwo hatangagwa ibihembo bya Teresi Award ku mugoroba washize, Diamond Platnumz yahise asaba perezida wabo wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ko nawe yazabubakira igikorwa remezo kimeze nka BK Arena ya hano i Kigali. Mbere yo kubageza ino nkuru, reka mbanze mbageza agasori gatoya. Diamond Platnumz yavutse tariki 2 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1989 avukira mu bitaro bya Amana biherereye mu murwa w'ubucuruzi wa Dar es Salaam. Bishatse kuvuga ko uyu mwaka mu kwezi kwa 10 azaba yujuje imyaka 36. Mu mwaka w'1996 icyo gihe Diamond yari afite imyaka 7 nibwo yatangiye amashuri abanza mu kigo cya Tandale Mangaribi. Mu mwaka w'2002 yatangiye amashuri yisumbuye asoza mu mwaka w'2006. Diamond Platnumz yari yarize amashuri yisumbuye akunda kuririmba cyane. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye yatangiye kujya asubiramo indirimbo z'abahitinzi bo muri Tanzania nabo hanze ya Tanzania. Gusa nyine nta yakoraga amakava ariko nyine ntayasohore, akayaririmba akayandika mu makayi. Niba hari ababyeyi muri kunyumva, mujye musapotinga impano z'abana banyu nk'uko nyina wa Diamond yabimukoreraga. Sanura Kasimu uzwi ku izina rya Mama Dangote akaba nyina wa Diamond yashyigikiye Diamond bya hatari. Yajyaga amugurira amalubumu y'abahanzi bagezweho, akamufasha no kwandika ama lyrics kugira Diamond akorere izo ndirimbo z'abo bahitinzi kava zazo nubwo atazisohoraga. Nyina wa Diamond yakomeje kujya ajyana Diamond mu marushanwa atandukanye, akamushakira n'ahantu herekanirwa impano akamujyanayo, kuko yarizeye ko aho hantu azagerayo akerekana impano akaba yabona n'abantu bamushima bakaba bamutera n'inkunga. Gusa byakomeje kugorana. Nyuma y'umwaka Diamond asoje kwiga amashuri yisumbuye bwo mu mwaka wa 2007, Diamond Platnumz yarakomeje urugamba rwo guhiga amafaranga yo kujyana muri studio ngakora indirimbo ye ya mbere. Icyo gihe atangira gucuruza imyenda ya caguwa, abona amafaranga ntari kuboneka, ahita yigira mu photographe. Arafotora ashize igihe abona none amafaranga kujyana muri studio ntari kuboneka, byatumye ahita yigira inama yo kujya gukina urusimbi. Amafaranga nabwo arayabura burundu yo kujyana muri studio. Diamond Platnumz nyuma yo guhiga amafaranga yo kujyana muri studio akayabura burundu, yaje kugira inama yo gufata impeta ya mama we ya zahabu yari afite akayiba akayigurisha akabona amafaranga yo kujyana muri studio. Icyo gihe yagiye muri studio akora indirimbo yitwa Toka Mwanzo. Nta indirimbo itaramenyekanye cyane, gusa yamufunguriye amayira ituma amenywa n'abantu bamwe bari kugira ikintu bamufasha. Nyuma Diamond Platnumz yaje guhura n'uwitwa Kizo Mapeno, bemeranya ko agiye kumubera manager, bapanga ko bagiye gukorana kuri alubumu ye ya mbere. Gusa bitewe n'ikibazo cy'amafaranga make Diamond Platnumz yari afite, byabaye ngombwa ko amasezerano yabo aseswa. Iyi alubumu bari bagiye gupanga gukorana idakozwe. Mu mwaka wa 2009 yahuye n'uwitwa Papa Misifa, yemerera kumwishyurira indirimbo imwe muri studio bakayimukorera ndetse bakamukorera n'amashusho. Icyo gihe akora indirimbo yitwa Kamwambiye. Iyi ndirimbo Kamwambiye yakozwe yishyuriwe na Papa Misifa. Ni indirimbo yahise ihindurira ubuzima uyu Diamond, kuko yaramenyekanye cyane mu bihugu byo muri Afurika no hanze, mu bihugu bimwe na bimwe byo mu mugabane w'i Burayi na za Amerika. Izindi ndirimbo zagiye zikurikira iyi yitwa Kamwambiye zagiye zimenyekana harimo nk'izitwa Mbagala, Nitarejea, Mawazo, Kesho, Ukimuona n'izindi nyinshi cyane. Murazizi indirimbo nyinshi mwagiye mumenyera kuri Diamond Platnumz mu myaka za 2010 na 11. Ni indirimbo mwakunze cyane, murazibuka mwese za Ukimuona n'izindi nyinshi cyane. Icyo gihe Diamond Platnumz yaramaze kumenyekana cyane by'umwihariko hano muri Afurika y'Iburasirazuba. Yahise akoresha uburyo bushoboka bwose kugira ngo anamenyekane mu bindi bice by'isi no muri Afurika y'Iburengerazuba na n'ahandi hagiye hatandukanye. Yahise ajya muri Nigeria akorana na Davido, bakoranye ku ndirimbo yitwaga Number 1, bakora remix yayo. Akorana n'abandi bagiye batandukanye nko muri Kongo yakoranye na Papa Wemba. Ajya muri Nigeria n'ubundi akorana na ba Chic na ba Pantlanking n'abandi bagiye batandukanye. Diamond aragenda arakurura aramamara bya hatari. Tariki 3 z'ukwezi kwa 5 mwaka 2014 Diamond Platnumz yagize gutya yandika amateka. Ari muri Tanzania ubwo batangaga ibihembo babiha abanyamuziki, yagize gutya atwara ibihembo 7 mu mwaka umwe. Kugeza kuri ubu ngubu Diamond Platnumz watangiye umuziki bigombeye kugurisha impeta ya nyina kugira ngo abone amafaranga yo kujya muri studio, arabarirwa imitungo ihagaze arenga miliyoni 10 z'idolari. Reka twigarukire Zanzibar hatangirwaga ibihembo bya Teresi Award mu ijoro ryakeye. Umuyaga ndetse n'amazi byagize gutya bisenya ibikorwa remezo byahanga hatangirwaga ibihembo. Twigarukire mu mwaka wa 2019 ubwo Diamond Platnumz yasuraga inyubako ya BK Arena bwa mbere, yatashye abwira abanyatanzania ko ibikorwa remezo nka BK Arena ari ikintu bagomba kwigira ku banyarwanda nk'abanyatanzania. Ku mugoroba rero ubwo ibikorwa remezo bya hano hatangirwaga ibihembo bya Teresi Award byabatenguhaga, Diamond Platnumz yongeye kwibutsa perezida wa Tanzania Suluhu Hassan ko bagikeneye inyubako imeze nka BK Arena. Diamond Platnumz yagize ati, nyakubahwa perezida Dr. Samia Suluhu Hassan, tuzi ko twumva ukora neza ufite impuhwe, reka dusubiremo natwe abahanzi
reka tubone arena nk'uko stade ziri buri muri karere hano muri Tanzania. Diamond Platnumz yavuze ko inyubako nka arena itakira gusa ibitaramo by'abahanzi, ahubwo yakira n'ibirori mpuzamahanga, ikakira imikino irimo nka basketball, volleyball n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi ngibi bibaye nyuma y'uko Teresi Award yabereye mu Rwanda mwaka 2023 yagenze neza 600%. Ngayo nguko harya utwe hari ikintu twashinje umusazara, nge ndi Mideli w'Abanyarwanda.